umbajije rwose nkubwije ukuri bro, ntago nakubeshya rwose, sindi hano nkuze kukubeshya, ndakubwiza ukuri. Niyo mpamvu navuze ngo mumbaze ibyo mwifuza byose tuganire, mbasubize mbere yuko nakira abatumirwa. Ndabona Mimi Jasmine Park ati may everything go well mu byo ugiyemo byose kabisa kandi God bless me. Urakoze cyane, thank you very much. Ndabona Hagenimana Jean Donat ati gusa turababaye kuko waganiraga gusa Imana ikubere umuyobozi. Urakoze cyane, Imana iberwe icyubahiro. Lage bitese ndaje nkwakire, Imana igufashe ukomeze utere imbere. Urakoze cyane Alkan, urakoze cyane bro, twese hamwe. None suriya mwataka wa Bugesera n'uwawe? Yego, yitwa Umara Aba. Yitwa Umara Aba, n'umwataka wanjye, ninjye wamuzanye muri ekipe ya Bugesera, muvanye babo mu gihugu cya Nigeria. Yaramaze amezi nkane adakina, adafite ikipe, ariko ndamufata ndamuzana akora training muri ekipe ya Bugesera. Ninjye wamwishyurira itike kwa returu, mwishyurira yaho kurya naho kuryama, ibintu byose akora igeragezwa muri Bugesera. Bugesera baramushima, umutoza bita Ngomba ya Francis aramushima, aramufata. So n'uwanjye amaze gutsinda ibitego 3, amaze gutanga assist 2. Yitwa Umaraba, nawe umubajije yabikubwira. Niyo mpamvu abonye na post nzira foto mwifuriza isabukuru nziza. Habimana ati turagukunda, urakoze cyane, gusa turababaye gusa Imana izakubere umuyobozi. Urakoze cyane bro, ibyiza nibyo nkwifuriza. Urakoze cyane, uwafashe umwanzuro mwiza kabisa, uzatanga igitego ave muri Leopard azamura urwego rwe. N'umupeti bita Karenzi Joseph wamuha, n'umupeti bita Karanzi Joseph wamuhazi. Yego nzamureba. Hari umukinnyi wabarazaniye Tenseri, nagishubije ko ntawe. Uri kuba Hiseke bro, nabivuze ndi Pretoria ariko nzahava vuba cyane. Yitwa Nshime Mfashe Ingabo ati Big Diwere, bimeze gute bro? Umeze neza se? Makuru y'Igikondo se muzagikondo. Ndaje nshyira abatumirwa bawe bari kuri miriro, mubwire n'abandi ariko nyene ko muba 200 kugira ngo mbone kwakira abatumirwa. Murarike n'abandi kabisa. Abantu bagutuka wagiye uba bloka n'ubundi ko nta muntu uba wabatumiye bro. Umuntu utukana we ndamubloka. Ubu nta kibazo mfitanye n'uwari wese, ngira ngo yaba umuyobozi, yaba umutoza, yaba umukinnyi, nabasabye imbabazi, byararangiye, dukora ibintu bizima n'ibindi. Ariko apere mwaduhaye ibisaza ngo nabakinnyi. APR nta mukinnyi n'umwe hanta nigeze nyigurira. Nabigusubiriyemo, ndongera mbigusubiriyemo kugira ngo ubyumve cyane niba utarabyumvishije. APR yaguze abanyamahanga bashya barindwi, ni 6. Yaguze Ariswane, umudefenseri kuva mu gihugu cya Senegal, yazanywe na Sam Karenzi, ngira ngo yaranabyemeye, umunyamakuru wa Fine FM. Hanyuma undi munyamahanga waje ninde muri Mediane Dauda na Rampte, bazanywe n'uwo bita Jado Kagimbura kuva muri Heroes. Bazi azana n'uwo bita Godwin Odibo mu winga, azana n'uwo bita Mamadusi. Sam Karenzi azana na Chidiebere mu winga. Undi ninde mukinnyi wambaza. Sabo nibo baguriye APR abakinnyi, nibo babaga mu cyumba kibanga. Ntabwo hanta nigeze mbamo, nta mukinnyi nazaniye APR. None se niba nemera ko nazaniye Bugesera umukinnyi, kubera iki nakwihakana wo muri APR? Kandi ngira ngo mwarabyumvishe ko Sam rwose yabikoze neza, bigarutse avuga ko yagiye muri Senegal. Sinzi rero impamvu wandi kuvuga ngo nabazaniye ibisaza. Nta mukinnyi, abakinnyi nashatse guha APR nabigarutseho ntabwo babafashe. Bakinnyi bari barimo Joshua Bundo Mutare w'umunyazambia, ari muri Simba, yaranavunitse ntabwo arimo gukina. Undi nashatse kuba yitwa Abraham Siankombo, akina muri Zesco United, ikinira hariya aho bita Ndola. Nashatse kuba aho bita Mavambo Fernandez Deborah, akina muri Simba, muramuzi. Nashatse kuba Duke Abuya wo muri Yanga, muramuzi, w'umunyakenya. Nashatse kuba umudefenseri bita Yanizebi, akina mu gihugu cya Côte d'Ivoire muri equipe bita Stade d'Abidjan mu matsinda.
so barahari bakinnyi nashatse gutanga ariko ntabwo bigeze babemera, bavuze ko abo bafite ari beza kandi ntacyo bintwaye ngewe rwose. Ni nayo mpamvu narinze mva kuri radio disi mutarumva mvuga ko uyu n'uyu ari umuswa, kuko singira ifitina, singira kantu ko kumva ko niba ntazanye umukinnyi namugirira ifitina. Nizera ko igihe cy'umuntu kigera. So rero kuva natangiye kariyeri ya scouting, APR niba bafite imyanya nanjye nzadepoza nk'abandi bose, ntange y'umukinnyi n'andi makipe atandukanye. Niba mwemera ni byiza, niba tamwemera nta kibazo, ariko APR ngo usubize imbabazi, nta mukinnyi nigeze nzanira APR rwose. Rugamba Miterata abantu bakubwira ubusa bareke wango ya nta kibazo no kubasubiza, ntacyo bitwaye. Yitwa Tuyizera ati Anta, none se uzajya ukorera mu Rwanda mu bihugu byose, ntabwo nzajya nkorera mu Rwanda gusa. Anta uri umuntu w'umugabo, aho kugira ngo abantu bakomeze kukuvugaho ibinyoma wasezera wafashe umwanzuro w'abagabo. Urakoze cyane. Reyo uzayishakira umustreka se Rayon Sport, niba bimbwira nabikora rwose nta kibazo. Anta bye, urakoze cyane bye. Gusa ndagukunda pe, urakoze cyane bro. Ndabona uwo bita Konga ati none ga ubu wewe uri mu gihugu cyahe, tuzagukumbura kuri radio disi. Ndi muri South Africa, ya kuri radio disi ngira ngo ningaruka i Kigali nzashaka uburyo najye rwose ku buryo twakorana ikiganiro kirambuye ndi live nta kibazo. Shimye mfashe ingabo ati bamwita Big Komera brother Diwere. Ndayambaje Sami uzanambe ku Mana please, ntabwo izaguhemukira. Yego nembera Imana ko ari ishobora byose, nta Mana nta buzima. Baba none si byuko wafashe ku ngufu nibyo, ntabwo ari byo, ni ikinyoma cyambaye ubusa bro, ntabwo ari byo. Impamvu atari byo nuko ari byo ngira ngo nyiri bwite yajya kubivuga. Nta rukundo nta mpuwe mperuka gukorana n'uwo bavuze mu myaka 3 ishize, ntago ibyo bintu bishoboka. Bose urwo rukundo izo mpuwe. Ikindi ntekereza ko dufite igihugu gikurikiza buri kimwe cyose kireba, studio irimo amakamera, ibintu byose birahari, no guharabika biraha, ariko nta byo byarangiye. Nabivuze ko byarangiye, ni ibintu bibaho ko umuntu yagusiga icyasha yakubwira amagambo ugamije kukwangisha abantu, ariko ni ikinyoma bro, ni ikinyoma cyane. Utunyuze ati Kazungu mufata ute muri kariyeri yawe y'itangazamakuru? Mufata neza. Ese mu nda y'isi ko wavuye mu banyamakuru ubu wafanaga ikipe mu Rwanda? Bro ntakubeshye ndinze va muri kariyeri y'itangazamakuru mu Rwanda nta kipe nimwe mfana kabisa, nta kipe nimwe mfana. Cyo kora shobora kuba naba ku ruhande rw'ikipe runaka bitewe n'akazi ndimo kubafasha, ariko gufana nta kipe nafanaga. Niwe Batista ati Anta koko uvuye mu itangazamakuru? Yego rwose nasezeye. Anta nitwira dukunda Patrick, ndagukundaga, urakoze cyane. Aimable ati good night bro, urakoze cyane. Sherubini neza watubabaje walayi, gusa success mu byo ugiye. Murakoze cyane bro, Imana iduhana umugisha kandi ndasenga Imana izabimeramo umugisha. Ikintu cyose ngiyemo nkijyamo 100%, ntabwo njya mu kintu gice. Patrick Kwizera ati none se wazakomeje umwuga w'ubunyamakuru ariko wigenga? Ndabitekereza ariko si vuba. Ibyo kuba warariye ndabona ubutumwa nabushubije. Ubutumwa nabushubije. Anta salama kura ujejuru kuko ubuzima busaba impinduka. Yego bro, komera cyane. Anta nanjye ndagukunda inshuti, ariko nakwandikiye ngusaba namba y'umuntu ndaheba, tuzajya duhurira hano. Yego nyandikire inbox nyiguhe. Ndabona bitaye Imana ati Rivuyanga ngo iki, ngira ngo nabivuze. Uzagabanye amatiku kuri bagenzi bawe, amatiku yahise ushaka kuvuga. Wigeze wumva hari unsebya ko yafashe ku ngufu? Wigeze wumva ko hari unsebya ko ari igisambo? Wigeze wumva ko hari unsebya ko yaguze abakinnyi? Ko babimvuze se kutigeze ubivuga, ahubwo uvuga ngo niwe munyamatiku. Mitiku ushaka kuvuga ni irihe? Ngo ndagushubije.
ni agahinda kutakumva kuri mikoro bibaho nanjye ntababeshye. Ni icyemezo kiremereye ku buryo nabonye mesaje nyinshi z'abakunzi banjye zitabyishimiye gusezera, ariko niko byagombaga kugenda kugira ngo mpindure kariyeri, kandi ntekereza ko ibyo ngiyemo nabyo n'umupira w'amaguru n'ubundi nzaba ndi kumwe nabo 5-5. Gusa Anta ndagukunda cyane, ujye ukomeza uduha amakuru ku mbuga nkoranyambaga zawe mu gihe YouTube channel itaraboneka. Yego bro, nzabikora rwose, nzabikora. Anta turakwemera cyane. Nyagatare ryari kuzadusura Venuste ni vuba bro. Yego Dike umugataro umeze gute? Irakoze Dike kandi pole kabisa bro. Nairobi Mike zagukumbura bro, ndagukunda cyane, urakoze. Nanjye nzayikumbura cyane. Bonke Bobo Ayala Mupfiki Ayala uhese kandi nta kintu mpfa na Ayala. Ndumva Ayala narigeze kuvuga ko ikipe y'Amagaju yaguze nabi. Ibyo navuze byari ukuri cyangwa ntibyari ukuri? Ayala se yigeze akina mu Magaju, ntibyarangiye bamurekuye? Hari ikipe afite? Nabivuze kare kuri radio mvuga ko kamere muntu niko iteye. Kamere muntu uyibwira ikintu ikintu runaka bakoze bikosa runaka, ukabivuga mu ruhame bikaba ikibazo kubera ko bivugiye mu ruhame. So hari ibyo umuntu yagiye avuga byinshi kuri mikoro, byaba ukuri cyangwa se byaba bitari ukuri, bikababaza nyiri bwite nk'undi wese. Nta kintu mpfa na Ayala umubaze, kuko nta sambu, nta mukobwa, nta kintu na kimwe. Ariko kuvuga ko ikipe yaguze umukinnyi mubi, urumva umukinnyi yankunda wowe urumva umukinnyi yamvuga neza? Nawe bitekereze, shyira mu mwanya wanjye. Ngiye mvuze ko umukinnyi runaka adashoboye, ari hasi, atari ku rwego rwiza, uwo mukinnyi azamvuga neza, uwo mukinnyi azankunda. Ariko nta kibazo na kimwe nari mfitanye na Ayala rwose, umubaze. N'ubu twavuganaga. Antu uzagaruka mu Rwanda ryari? Nzabimenya mvuye muri Zambia. Daniel ugira umugore se? Yego, mfite umugore n'abana babiri. Abakobwa babiri banjye nkunda cyane. Mudamu wanjye aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, n'abana. Do you think APR drawing it to Rayon Sports isn't a lose, considering how much invested in that team? Ntabwo APR yatakaje kubera ko APR ifite absence y'abakinnyi benshi bavunitse. Ikindi ntabwo iri on form, ifite crise ya resultat. Ibi biri muri APR, biri kwa Simba na Yanga, biri kwa Man City, biri ahantu batandukanye. Jimson ati courage bro. Niwe Batista ati ariko Anta nawe rero ntabwo tubaniye rwose, udusigiye nde? Hari abanyamakuru benshi beza bro, bari abanyamakuru beza benshi cyane kuri Radio DC. Imana umunyamakuru mwiza cyane nkunda w'inshuti yanjye magara, Kayiranga Ephraim wamfashije, Ida mushiki wanjye urimo kuzamuka cyane, Kanyizo umeze neza umunyamakuru mwiza cyane, Aime Auguste muri Ten Zone, ndetse na Keza Cedro. Barahari abanyamakuru benshi beza kabisa, kandi bazakomeza kuba ibiganiro byiza cyane. Nzarubara Albert ati ariko kuri YouTube channel yawe uzajya ukora breaking news muri transfer zo mu Rwanda ko wari uwa mbere. Nzabireba nta kibazo. Welcome. Anthony Mukotanya ati welcome back Grant, ngiye gukomeza akazi ngukurikiye kuri live mpaka isoje. Urakoze cyane. Nkurikiye Imfura Parfum, uzagira amahirwe mu byo ugiyemo kabisa. Urakoze cyane. Kashati brother tukwifurisha n'ihirwe, ariko football yo mu Rwanda yuzuye ifite na gusa. Yego iki cyo bivuze no kuri. Niyo mugabo ati bivuga ko wari ugiye gufata, nabivuze nabishubije, ndumva nagishubije. Clement Bayisenga ati kandi bavuze ko nta mukinnyi waguriye ikipe nimwe mu Rwanda. Uyu mukinnyi naguriye Bugesera, nahaye Bugesera namuhaye namaze kuva kuri Radio DC bro. Se uheruka ko nyumva kuri Radio DC ryari? Nge narababaye kuba utarakoranye na Ephraim kuri Radio DC. Twarakoranye kuri Flash no kuri Authentique nta kibazo. Ariko se twizere ko uzakomeza kujya uduha habari za transfer kumwe abikoraga, ndavuga mbere y'abandi. Yego nzagerageza nimfungura utubicano rwose, urumva ko nako ngomba kuba wa mbere. Jimmy Floriat hari umukinnyi wazaniye Rayon Sport. Rayon Sport reka mbabwiza ukuri. Nuko njya mbivuga ukajya kumva abantu baravuze ngo ukunda kukina nguri yemera, ariko mujye mwemera mbivuge kubera ko biba byabaye nyine n'uyu nyine tumye arabimbajije.
Rayon Sport ifite abakinnyi benshi nayirangiye, ariko umukinnyi navuga ko nayirangiye w'umunyamahanga muri aba ngaba bahari ni uyu mutipe bita Aziz Bassane wo muri Cameroon. Aziz Bassane wo muri Cameroon yakinaga muri ekipe bita Koto Sport de Gaulle. Yatsinze ibitego 12 atanga asiste 7. Nagiye muri Cameroon kureba imikino ya playoffs. Ngezeyo nsanga akina muri Koto Sport akina kuri 7. Ndabyibuka narebye match za playoffs nka zingahe ari mu ekipe bita Colombe, makipe nka za Popo niyo yatwaye igikombe, Victoria niyo yatwaye igikombe Irimbe, n'andi makipe ko bagira makipe 8 ya mbere agahita akina playoffs bagashakamo yatwaye igikombe. So Koto yabaye ya gatatu. Ndamukunda mbona n'umukinnyi mwiza, mujyana muri Rayon Sport rwose. Ndabyibuka ko nagiye ku Kimihurura, nagiye zini aho ubuyobozi bwa Rayon, biro bya Rayon Sport biba. Ngezeyo mvugana na president wa Rayon Sport Fidel, yari yicaye kuri uru ruhande, murabyibuka ibiro bya Rayon ahantu babicaye abayobozi. Fidel yari hano, namenye Patrick ari hano hagati, Adrien yari hano, mbaho urutonde rw'abakinnyi benshi mbamo na Aziz Bassane. Barambwira bati rero umukinnyi agomba kuza agakora igeragezwa, agomba kuza tukareba uko ameze, twamushima sava. Mbishyira mu biganza byabo, nyuma nkomeza kuvugana nabo mbona ntibari byihutisha, bari kubitinza. Mvugana n'umutipe bita Benjamin wo muri umunyarwanda ba Douala muri Cameroon ukunda kohereza abakinnyi. Ndamwana hari umukinnyi wo muri Koto Sport ugenda uvugane nawe urebe ko wamuha amafaranga y'itike aza akora igeragezwa muri Rayon Sport, hanyuma niba mushima bazamugura. So Bassane yishyurirwa itike na Benjamin, yaguzwe $10,000 na kontra yenda ifite rwose. Rayon Sport imaze kumwishyura $2,000, musigayemo $8,000. Aziz Bassane araza akora test, murabyibuka igihe gitoya ahitana na sinya. Ariko impamvu nari naranze kubivuga, urumva ko nubwo namuranze namucishije ku wundi muntu kubera ko byasaga nk'ibigoranye muri Rayon Sport, ariko mu bakinnyi bariho ubu b'abanyamahanga Aziz Bassane ninjye bamuzanye muri Rayon Sport. Hanyuma Rayon Sport nayirangiye abakinnyi b'abanyarwanda benshi, kwirangira nyine bakakubaza ukabayirangira, barimo Bayiragwa Haji n'umuhamya, ni benshi reka ndeke kubavuga, si ngombwa kubavuga, ubwo warumbajije ndari nkubwiwo byitwa ko nazanye. Hakimu Hamisi wagasogeza umupira kandi he is young. Yego ni mwiza asinye imyaka 4 muri Gasogi kandi ahembwa amafaranga make, ahembwa $100,000. Kibazo ni kontra ye, ndatekereza ko aramutse kontra ye itagoranye namufasha nkamuhuza n'abantu b'i Burayi kabisa. Ndabona uwo bita Theovan ati all the best my bro. APR yacu urabona bipfira APR, ikibazo kirimo ni harimo ikintu navuga ngo cy'impinduka nyinshi gituma nyine abakinnyi ba APR badatuza ngo bakine, abatoza badatuza ngo bakine, abayobozi barahindutse, abayobozi buri segonda bakinnye imvune, isaga nyinshi cyane n'ibindi bitandukanye, biri mu bintu byatumye abakinnyi ba APR navuga ku kijyanye na morali basubira hasi, kuko abakinnyi APR ifite ntabwo ari abaswe, yaba babanzamo n'abasimbura ntabwo ari abaswe, ariko bafite ikibazo hano kubera ko bahuye na byinshi. Murabizi ko APR yakuyemo Azamu, ariko se APR imirakina, APR yakuyemo na Pyramide ku giteranyo cy'ibitego 4 kuri Pyramide. Match ibanza byabaye 1-1, match retour biba 3-1, ubwo ni 4-2. Ugiye guteranya imikino yose ndumva APR muri Champions League yahuyemo na Azamu na Pyramide. Kuri Azamu ni APR yinjijwe 1, kongeraho 5 bya Pyramide ni ibitego 6, APR yinjije ibitego 5, APR yinjije ibitego 5 niba mbyibutse. So bivuze ngo rero ntushaka kumbwira uburyo iyo kipe yasubiye hasi, abakinnyi basubiye hasi babaye abaswa cyangwa umutoza n'ibindi, ariko murabizi impinduka ziri muri APR nyinshi, indagurika ibintu tuntu twinshi nitwo dutumye nyine ubona hari ukuntu ntabwo irimo gukina umupira wo mu kibuga gusa, hari n'ibyo hanze birimo kuza bikayigiraho ingaruka. Niyo mpamvu nibidakorwaho rwose bizagiraho ingaruka, ariko ufite abakinnyi beza, ifite groupe nziza.
turagukunda cyane, urakoze cyane. Ariko basi ifunguro tubicano ugiye udushyiriraho ubusesenguzi basi, urakoze cyane. Ujye uduha amakuru ya transfer. Yego Kibuye ati umusaza ngo byifashe gute se? Nibyo koko wasezeye? Yego nasezeye. None se wanshakiye ikipe ko ndi umukinnyi ukina muri nimero 9, nkina muri Classic FC iri muri shampiyona y'u Rwanda mu cyiciro cya 3. Nzagusura ndebe match zawe. Transfer zo mu Rwanda ujye uzi breakinga kuko ari wowe mu nda y'isi, urakoze. Se ko nabonye ngo ufite ikiganiro kuri radio kuri 10 nyuma nkongera nkabona wasezeye, niba iki wadusobanuriye? Nasezerega itangazamakuru. Nari navuganye nabo kugira ngo mbisezere itangazamakuru mu buryo buri official, mu buryo buri official kabisa nsezere. Habimana Shanat, ubundi se wabahaye izi equipe bro? Abahise kandi ariko ngo mwari inzu ya Kedi, nibyo? Ibi bintu ko nabisobanuye kuri radio mbisobanura live, nta nzu nimwe ya Kedi yari iwe. Nagusobanuriye ko n'ubu nongeye kubivuga, mu Rwanda ni igihugu kiza bro. Mu Rwanda warya umuntu inzu ukubizi? Mu Rwanda usibye n'inzu warya umuntu telefone? Kedi yagurishije inzu na Lage yangurisha inzu. Ikindi kirenze kuri icyo se mwifuza kumva n'iki kweli? Kuki abantu baragoye kabisa, abantu baragoye. Nk'ubeje ubundi ushaka kuzajya kubona uko buntu urongera bimbajije ibi bintu. Warya umuntu inzu mu gihugu cy'u Rwanda ukubizi wowe? Wanze ndabona Bonke Bobati wanze kunsubiza Yala wakiniraga Marine Mupfiki ko ari friend wanjye kandi nabishubije. Ese Kwizera Olivier mwasabanye imbabazi ko mwigeze kutumvikana kuri stade ya Bugesera nyuma ya match? Kwizera Olivier twasabanye imbabazi byararangiye rwose. Twahuriraga no mu mikino y'agaciro. Nshimye ko wari uhari wowe wanabirebaga. Ngira ngo wabonye ibintu byagiye bivugwa, byagiye byandikwa, bonye abantu ku ma YouTube channel, abantu bashya batangiye za YouTube channel babavubuka bati Kwizera yakubise Anta, byagenze gutengira ngo wori umutanga buhamye. Kwizera ko kweri yigeze nkubita, yigeze nkoraho. Byaraje bisanzwe arimo kunsagarira, byarakaye, Peter Kagaba aramufata, birarangira. Nta kintu kigeze kiba kidasanzwe nyuma. Twasabanye imbabazi, ubuzima burakomeza. Ariko mbije uburyo abantu babigira birebire. Nabonye abantu sinzi ukuntu bitereka bisa, bakunda byacitse, bakunda gusebanya kugira guta Tuyizera ati ugiye mu biki se bro? Gusa wakabyaga muri transfer nkakwemera. Nagiye mu bintu bijyanye no kugurisha abakinnyi, kugura no kugurisha. Urakoze. Niba nakabyaga bitarakunyuraga, reka abandi baze babitangaze binyuze, wenda bishobora kunyura buri wese. Waduhaye amakuru ya Elitatu se ntiyagiye muri Portugal mu igeragezwa? Uzipati super manager se ntabwo ari we wazanye Mamadou Sia? Super manager ntabwo ari we wamuzanye, yaramuranze. Donc ijisho rye ryararanze. Yavuze ko hari umukinnyi ngeze kubona. Murabyibizi neza ko hari ukuranga umukinnyi, hari ukumuzana, hari no kuba ari wo muhagarariye. Buri wese rero abashaka kuba yagira amafaranga mubonaho. Muri kimfura ati uzajya ukomeza uduha amakuru kuri IG ya Yego. Kana mugire iko turacyakeneye cyane muri siporo. Ubusesenguzi bwawe ni nyamibwa, urakoze. Ubwo nzakomeza gukora kuri YouTube channel n'inyifungura nzababwira. Uzakomeze kuduha amakuru ya transfer. Umuhungu wawe Muhire Kevin amenye ko asigaye anywa itabi akavugirwa kuko yabeshyeye Claude koko. Sharuni ntatabajyanywe. Runi ni muzima. Runi wamubeshyera ikindi ariko ntatabajyanywe. Kana Eric guteganya gushyira YouTube channel ku rwego rwo gukomeza kuduha amakuru ya siporo. Ndabiteganya. Ese nkubaze ibyo ugiye gukora warabyize? Ndimo kubyiga kandi nakubwiye ko kuva mu kwa 3 nabyigaga bro. Big up yourself bro, ndakwemera urakoze. Ko numva se ahubwo abo wari ugiye kubaha bari sawa, uzi ko iyo baza APR iba iri mu matsinda. Ariko nge ntabwo nicuza buriya amahitamo nta yabo. Bakinyi baba hari n'ubundi abantu barahinduranya. Ntabwo ujya ubona ifoto urimo hamwe n'abayobozi bavuyeho bapere ba Sam Karenzi niyo bitwaza bakavuga ngo wari mu baguza abakinnyi. Nta mukinnyi n'umwe nigeze ngurira APR bro. Uzajya ukomeza uduha amakuru yo mu nda y'isi, urakoze. Umwana w'iwacu ruguru Makuza Keve, urakoze. Anta dushakira abakinnyi beza uzane muri shampiyona y'u Rwanda. Yego nibyo ndimo. Turagukunda cyane, urakoze cyane.
Anta Ismail niyo mugabo Anta wagiye ugikenewe mu guhindura. Tubwira ijambo rimwe kuri Kazungu na Karenzi, ni abanyamakuru b'abasiniya mu Rwanda. Ni Burundi turakwemera cyane, urakoze cyane Burundi. I Burundi bafite umukinnyi uteye ubwoba, mana y'isi n'ijuru. Wa mugani w'umuntu uvuga ngo ndakabya, ntabwo nkabya. Abarundi bafite umukinnyi mwiza bita ngo ni Girumugisha Jean Claude, akinira ikipe bita Al Hilal Omdurman yo muri Sudani itozwa na Fora Ikwanga Ibenge. Ni umuhungu watsinze Mazembe igitego ejo bundi Nwankicote muri Marembo Morutani. Mana y'isi n'ijuru, iriya ni tala. Ahubwo uriya mukinnyi buriya nashakaga kumuzana muri APR umwaka utaha. Uriya mukinnyi APR n'Imisoko niwe nshaka kujyanamo kabisa. Yitwa Girumugisha Jean Claude, mukinnyi w'umuhanga winga utabaho. Mwaranamubonye muri qualification za equipe y'igihugu y'Abarundi. Yitwa Girumugisha, no mu winga, mana y'isi n'ijuru. Abarundi kude shapo mufite umukinnyi kabisa. Uriya niwe nshaka kuzana muri APR niba Misoko cyangwa za Rayon Sport. Niyo Fidos ati YouTube channel yawe byagenze bite? Ndimo ndayegeranya, ndimo ndayikora ntirakunda. Bekare ati turagukunda, urakoze cyane. Apera tugiye nka Tony Cross, urakoze cyane. Yo Tony Cross umukinnyi mwiza ntababeshye. Nanjye mfitemo akantu kakanika, mfitemo akantu nyine ko nari ngikunze, nari nsa nk'ugikunze media, ariko nyine bibaye ngombwa ko njya ku ruhande nkajya mu bindi. Ariko nanjye gusezerana numvaga mfite nk'ikintu cya emotion cyane. Mugisha tuzakomesinga bro, gusa kuri Ruvuyanga wakoze ikosa. Nabisabiye imbabazi niba hari aho nakosheje, ariko nawe arabizi ko impamvu yansabye imbabazi nawe yankoreye amakosa. Hari amakosa yankoreye arabizi cyane, si ngombwa ko tubigarukaho cyane ko yanabivuze, aravuga ngo si ngombwa ko abantu bajya gushyira ibintu hanze. Nawe yankoreye amakosa, ariko namusabye imbabazi, ambabarire rwose. Nabivuze namusabye imbabazi muri rusange n'abandi. Nawe yarazinsabye kandi naramubabariye. Nyisingize Jacques ati Anta turakwemera, urakoze cyane. Amira ati apapa gusa success man, mbabarire uzashyire hanze ukuri. Ukuye kuri se kandi Imana yanjye. Shaka ngo nongere kwinjira muri ibyo bintu kweri, waretse abandi basige bakazarwana nabyo. Ibyanjye naragerageje, naravuze nagize gutari kofu. Maybe ko bizahindurwa n'abandi. Anta turakwemera, urakoze cyane. Inosa Nkunda ati Anta kabisa amakipe mu Rwanda aragukeneye, nabonye football ya Afrika umaze kuyimenya kabisa, bonne chance, urakoze cyane. Morga ati Anta vipi bro, tukuri hafi, urakoze cyane. Abantu bo kuntaraga turagukunda kubi bro, tukuri inyuma turagukunda pe, ugiye udutera peace, urakoze cyane brother. Ati none kujya hanze twiriwe twumva ko byanze, ngo wari ugiye Canada nibyo? None se ngo kujya hanze twiriwe twumva ko byanze, ngo wari ugiye Canada nibyo? Cyane ibiho. Canada ndajya gukora iki? Umuryango wanjye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndajya Canada gukora iki bro? Ikindi byanze gute se kandi? Byanze gute kweri se? Abantu barinjira bakinjira no mu masahani, byanze gute se? Byanze gute bro? Kandi natangaje byambabaje kuba wasezeye, nanjye nababaye, ariko niko bigomba kugenda bro. Nujya kuvuga umuntu ibintu nk'ibyo ujye witonda. Nawe yemeye ko yamubeshye kari agatwiko, ndetse kandi Imana yanjye uzahirwe mu byo werekejemo. Ndabona Alexatese kuvuye mu itangazamakuru ugiye kuhita werekeza mu biki? Nagiye mu bintu bijyanye no kugura abakinnyi no kubagurisha, ibintu bya management nibyo nerekejemo rwose. Wadusiga twenyine turagukunda, tuzajya tugane kuri social media, ni na tereka YouTube channel ninyifungura, namaze kubikorera neza inyigo.
tuzajya tuganira, uzagira umukinnyi w'umunyarwanda uzamura. Yego barahari nzazamura. Jackson Mukotanyi ati Imana izaguhe ishya n'ihirwe mu byo ugiyemo, kora cyane ibyiza biri imbere. Urakoze cyane bro, urakoze cyane, Imana iduhane umugisha. Kandi numva nawe niba mbyibutse neza ushobora kuba uracyari muri media cyangwa wayivuyemo bro. Bro nitwa Iradukunda Charles, nkunda itangazamakuru, wamfasha iki kuko ndabikunda cyane bro. Uzegera abanyamakuru bagufashe, ngewe ntabwo ibirimo. Anta bareke wana, umuntu wese ufite ubwenge yabonye revo y'abanyamakuru bo mu Rwanda bagira kamunyangire cyane. Kabamo kabisa ko kantu uvuze, kabamo pe. Watubwira iki kuri Kiyovu Sport please? Kiyovu Sport mu bibazo bro. Nabonye n'amafaranga yarafatiriwe miliyoni 29 zari zasohowe, zari zatanzwe, hanyuma ngo igitego hotel irazifatira. Birababaje, biteye agahinda, ariko izi ni ingaruka z'uruhererekane, imiyoborere mibi yagiye iranga Kiyovu Sport. Si kuri Juvenal, si kuri uyu nguyu David, ni ibyabayeho kuva kera. Kubera ko iyo mugeze ku rwego rwo gufata ikipe mukayitereka mu biganza by'umuntu 100%, yagiye iyo kipe irasenyuka, bigiraho ingaruka. Nibyo byabaye kuri Kiyovu Sport. Niyo mpamvu rero kuri Kiyovu igisubizo kiri mu bayovu. Niyo mpamvu navuze ubushize kuri radio ndavuga ninge bibaye byiza Kiyovu yamanuka ikajya kwitekerezaho iri deuxième division, bakayizamura babitekerejeho, babihaye umwanya bakabitekerezaho, byaba byiza. Urakoze cyane Kayitare, ibyo ugiye muzahirwe, urakoze cyane. Cyo ko ari umukinnyi bita Toni Kroos wasezeye, numva nanjye ngize emotion, ndababaye, arakiri mutoya. Abakinnyi bagiye basezera nk'ababara batuti uyu mutipe usigaye utoza AS Roma ni Ndera, umuhanga cyane wigeze kuyikina nawe, numva ndababaye. Nanjye rero gusezera nanjye nabonaga ngifitemo igihe kirekire, ariko byabaye ngombwa ko njya mu bindi bro. Anta, ni ikihe kiganiro cya siporo ukunda mu Rwanda kurusha ibindi bro? Nakundaga ikiganiro nkoramo, ubwo ngiye gutangira kureba icyo nzajya numva nimbona umwanya. Mr. Bigano salama Anta, turishimye kuba wagarutse kuri microphone, turagukunda bro. Reka abo bagabo ntibagukure muri kariyeri abahise. Oya, ntabwo mvuyemo kubera umuntu, mvuyemo kubera ko hari ibyo ngiyemo bro. Waduha amakuru yari 3 nayatanze, basi uzafungure YouTube channel gusugiye hakiri kare pe, but we still wait your YouTube channel. Akoze all the best kabisa bro, nuguhiga. Twari tuzi ko utazongera kwiba amakipe, none iyi ekipe se nibye kandi uyu nguyu bita ngo ni Inkanga Sport. Abantu kabisa, uzi ko umuntu mubwira ngo iyi ni I akakubwira ngo ni O, wamubwira ngo A, iyi ni A, wamwereka, ushaka kwereka umuntu rino cupa ryanditse gutya rifite yari y'amazi brother, agahita akubwira ngo iri si icupa ry'amazi ngo ni inzoga, agahita akubwira ngo ni inzoga. Si ukuntu duteye kwiba iki se aya makipe n'ibye? Ndagusobanurira, ntushaka kubyumva ahubwo urumva ibyawe. Kadinga Eric, ese Anta ko mbona wahindutse cyane mu myitwarire? Nahindutse gute bro? Ko hari uwakwitiye kuri YouTube channel yawe ni yawe? Oya, nta YouTube channel ndafungura, abo nabanyitirira nyine. Dukore YouTube channel musaza, nari umufana vuba cyane. Bimeze bite bro kuba wasezeye? Kuba wasezeye ni byiza, ariko byaba byiza ugiye wiyunze na Karenzi na Taifa, mukazicara mukaganira mukiyunga, kuko nibyo byategura imbere hanyu heza. Burya guca bugufi bifungura amayira bro. Nge nasabye imbabazi uwo ari we wese kabisa, sinasabye imbabazi uwo ari we wese, nasabye imbabazi abakinnyi, abatoza, abafana, abanyamakuru, abantu bose. Ubu ngiye umutima wanjye urera ndugu. Grand Anta, wiriwe neza? Fili Afrika ati mbwira nkorera narize kuri Emmanuel Baga wa Dynamos muri Zimbabwe Premier League. Baga nzakubwira
ni umukinnyi mwiza nzakubwira neza, ndashaka kuza kumureba live. Watubabariye gusezera itangazamakuru, sha nasezeye kabisa, ndagukunda cyane kabisa, nzagumbura. Ese waba waranze kujya kuri BNB FM nk'uko byavuzwe? BNB FM nagombaga kujyana nabo, ni abahamya barabizi, ariko nza kubihindura kubera ko nashakaga kubaka ibintu byanjye, sinajyana nabo kabisa. Ariko bari bampaye ibishoboka, bari bampaye umushahara mwiza, bampaye ibintu byose, kandi barankundaga cyane, kandi nanjye ndacyabakunda abavandimwe bose kuri BNB. Itangazamakuru cyiza nkunda cyane, nta kibazo rwose. Nagombaga kujyana nabo ariko ntibyakunze. Anta, ndagukunda cyane. Mbwira abanyamakuru 10 beza ubona mu Rwanda. 10 beza nakoranye nabo ntazibagirwa. Ndahita mbisubiza byihuse cyane. Umunyamakuru wa mbere wamfashije kwinjira muri kariyeri yitwa Isa Noel Karinijabo, ndamushimira cyane aho hari, umumpera ubutumwa, koraga gospel kuri Authentique. Wa kabiri ni Kayiranga Ephraim kuri Flash FM, kuri Authentique, wanyakiriye. Wa gatatu ni William Kado kuri Flash, yaramfashije arantumira kuri Flash TV, ndaza nkora analize, bahita bankunda, bahita bambwira batuzaze gukora examen, ancirira mbere inzira, ngezeho Hitimana aranyakira. Uwo ni uwa kane, nshimira cyane byimazeyo, ni nawe munyamakuru wari inshuti yanjye magara. Buriya nari mfite umunyamakuru umwe wenyine w'inshuti yanjye mu Rwanda, umwe nisangaho nganira nawe, mbwira amabanga yanjye yose, mbwira ibintu byose, yari Claude Hitimana, nta wundi wari uri inyuma ye. Ni Hitimana Claude, ni umunyamakuru wa kane. Umunyamakuru wa gatanu nshimira yitwa Fuade, ndamushimira cyane byimazeyo, umunyamakuru wo kuri BNB, ari mu banyamakuru bamfashije cyane muri kariyeri yanjye byimazeyo, ndetse na Gicumbi mugenzi we, numva babaye 6. Ndashimira cyane Jado Castar, my boss, kubaha cyane kandi ndakwemera, yaramfashije cyane. Abaye wa 7, 8 David Bayingana, respect kabisa, my grand frère cyane. Iyo mbigezemo numva ngize muso. David Bayingana 8, Jire Karangwa 9, umunyamakuru twabanye inshuti yanjye magara, rwego rukomeye cyane, sigakora muri Ferwafa. Ari no mu bantu bangiriye inama rwose, arambwira ati bibaye byiza washyira imbaraga muri ibi bintu itangazamakuru ukarishyira ku ruhande. Aranamfasha cyane ibihugu nagiye njyamo. Undi munyamakuru nashimira cyane ni undi mwanya wa 10, reka mpite nkushyiramo abanyamakuru bo kuri BNB bose twabanye, ndetse n'abari kuri Radio DC bose twagiye tubana, nabo kuri Flash twabanye no kuri Authentique. Ni abanyamakuru bamfashije, ni benshi rero urumva ko barahari. Tuyizere ati habari zenu Anta, Tuyizere Emmanuel ndi Nyamata Gakomba, nkurikiye 5/5, ndabure ibivugwa muri Arsenal. Anta, shara umunyamakuru wa mbere mu Rwanda pe, aho ugiye tuzagukumbura gusa, ngewe ku bwanjye ndagukunda pe, kandi aho ugiye imirimo myiza urakoze cyane. Janine yabona uze kumbwira umusifuzi ujya umunsi tuzajya duhurira hano. Yego, tuzajya duhura kenshi. Ikintu nagukundiraga kuri mikoro nuko uvugisha ukuri, urakoze cyane. Waduhaye amakuru ya Erita, tunabivuze ko ari muri Portugal. Courage Anta, ni byiza ko mu buzima duhindura kariyeri bitewe n'icyo umuntu ashaka kugeraho, ndakwemera cyane. Nibere Nyagatare, urakoze cyane Anta. Hari abavuga ko ukunda ukanamfana Rayon Sport, amakuru niyoya, ntabwo mfana Rayon Sport kabisa bro. Ntabwo mfana kare Rayon Sport, nta kipe mu Rwanda nafanaga, nabisobanuye. Ubona ibyo Keve yatangaje ari byo bikwiye ku mukinnyi nkawe. Keve yabihakanye, yavuze ko yabeshye Claude, yanasabye imbabazi. Umuntu yasabye imbabazi birarangira bishyira ku ruhande, mu nda y'isi tuzayikumbura. Anta we uzagaruka mu Rwanda? Yego nzagaruka. None se Anta, uha amahirwe angana gute ku ijana yo gutwara igikombe? Iyihese kandi nibaza n'abandi banyamakuru. Yego barahari beza kuri Derby. Niyibizi Ramazani wamubonye gute? Yakinnye neza iriya match. Ramazani yakinnye neza iriya match, yakubise umutambiko, yakubise ipoto ntabwo ari umutambiko, kuri kufra, yakinnye neza cyane.
ndabona uwo bita Rutanga Hope, man you are a professional rero nta bya danger rwose. Hari ikibazo se ko abanyamakuru bari professional ubakurikire, ngiye rwose mikoro yawe nyirambitse hasi, niba hari aho nakubangamiye I'm so sorry. Wishime umutima unyurwe. YouTube channel yawe yitwa gute? Nzayizana vuba buretse kumbwira, utaza kunkopera ugahita ubishyira. YouTube channel yawe yitwa gute? Amahirwe Masanga ariko ahungiye ntuzazane, ariko ibihuha bite bihese kandi ko ibihuha bihe bihe. Ubutumwa ni bwinshi, reka ndebe. Umunyamakuru wo kuri RBA ukunda, abanyamakuru kuri RBA nkunda barahari benshi pe. Barimo ba Rugangura Axel, barimo ba Rugajurigani, na abanyamakuru b'ishiti zanjye ba Iberi ndacyayisenga, na abanyamakuru beza bari Guga bakayishema Titi, so barahari benshi. None se Anta Studio zafunguriza gikora buri munsi, tuzabireba tuzabiganiraho. Tuzanire la game, ukora subscribe kuri washakiye Tenseri, umutoza ko mbona Maria atari seri. Tenseri niba mpa ako kazi nyine nzamushaka. Anta wanjye nikundira komera cyane bro. Ndashimira manager bita Dinyo, wa Bugesera, buriya inshuti yanjye cyane, umwana mwiza cyane. Tere Yambu, Anta wiriwe neza, nabonye uzi football nyafrika cyane. Kora analize ku mu forward Lino Chikua wa Highland ya hano Zimbabwe, urakoze cyane gra. Ariko nawe shomenye ushaka nawe kujya mu manager, unyandikire inbox tuganire nkubwire ibyabo bakinyi. Use ndakora analize ku bakinyi abantu hano batazira. Mani dombye umuntu pe, uri umuhanga gusa nubwo bigoye kuzamura impano z'abato mu Rwanda, gusa wenda uzakore byose bishoboka mani, tuzagukumbura. Koze cyane, tubwire uko ubona Murera iki gihe. Murera imeze neza. Anta ndakwemera, wasezeye Kigabo kabisa. Amahirwe masa mu byo waje mu yego, urakoze cyane. Nasezeye kabisa. Ubutumwa ni bwinshi we, ni bwinshi. Munyemere nakira abatumirwa, ubutumwa ni bwinshi pe. Kanakira abatumirwa, ubutumwa ni bwinshi. Bone ndagenda musoma. Kaneba abatumirwa ko bahageze, tuganire nabo. Abatumirwa banjye barihe ndebe ko bahageze. Abatumirwa banjye bahagezera, reka ndebe. Ndaje mbaterekeho rwose, ntimujye kure rwose. Imari ngwino tuyage, ngwino tuganire ubundi ni yare. Lage ngwino bundi ndamwakira mu kanya. Abantu bagira ishyari, abanyamakuru mu Rwanda.